Yes, okay. In association with WWE Studios bamfasha kugira ngo ngugeze akantu nkaka nuko twinjiye muri episode ya kabiri dukora iby'intare neza cyane. Nkushimira kubara aka kanya, reka nkwinjize muri episode ya kabiri nuko bihagaze. Ko twatangiye bosi asa nk'utumva neza impamvu uno mukobwa ngo ni Robin yari yagiye nyine agasiga nde agasiga boss kandi abanyamakuru bagombaga kuza ndetse byari byaye intonganya hano hantu na twatangiye mubwira ngo hari nimba utarahabonye nuko utari ibyo episode ya mbere banza ugende urebe episode ya mbere ubundi uze tujye mu ya kabiri. Hano bari mu ntonganya boss ndetse nande n'umugore wa Afande. Waruzi neza ko umuntu twagomba gukorana nawe tuvuga ku kiganiro cye ari umunyamigabane ukomeye cyane muri twebwe. Ibyo ntago nabyemera. Ndasaba imbabazi boss imbere y'umugabo. Nukuri rwose ndabibona ngomba kubitunganya. Ariko ibyabaye wamaze kwica akazi. Uyarinjira kumbwira umugore nabi. Natangirwa. Joe baby ndumva wibwira nabi boss sibyo? Uyu ni Joe rero ushaka iki? Ufite igitekerezo ushaka kuma mu buryo nkora akazi kanjye muri business yanjye imbere y'umusirikare. Cyangwa uragira ngo unkubite. Rebe. No sir. Batangira intonganya. See, unlike some, I don't pick on women half my size. Njyewe ntago njye ndwana n'abagore badafite imbaraga zitangana byibuze na kimwe cya kabiri kizo mfite. Suzugura boss. And GI is army moron. Njye ndi marine. Tangira kurakara. Okay Joe. Umva baby ndagira ngo witonganya boss sibyo? Nukuri reka byoroshye. Sibyo? Byoroshye. Number 1. Mbe na mbere cyo nagusubiza boss. I'm sorry. Umugore w'umugabo. About that it will not happen again. Umbere by'umugabo wanjye akoze naga azongera kubikora. Yatangiye gusaba imbabazi mu rwego rw'umugabo. Nuko ngo kwa kundi nyine uri kumwe n'umugore wawe ariko ukagira ikintu ukora akaba ari usaba imbabazi akabona birarenze. Mugabo ntago byamushimisha. Number 2. Icya kabiri rero. The reason you're having trouble with the reporter is impamvu abanyamakuru mwagiranye ikibazo kora n'ukuntu bikura imbere. Because you constantly ignore my recommendation to just give them 20 minutes. Nuko uyo nkubwiye mpora nkugira inama yo kugira ngo abanyamakuru byuhe iminota 20 ariko ntunkurikize icyo nkubwira. Ameze nk'umujyanama yo muri kano kazi. You answer the questions you want and when yubaha iminota 20 usubiza ibibazo washakaga abo banyamakuru. He brings up the injunctions. Bashaka kukujyana ku ruhande ukisekera ukabwita ibindi turaza kuba tubireba ariko kabacika neza batagutamaje. Inama mubwira. Hey. However, ariko nanone first things first. Reka dukore ibijya mbere. You have an opening speech to give. Uyu munsi ufite speech sibyo se? Aramuturisha umugabo areba. Civilian wanyigaruriye umugore. Ndajya kwishima n'umugore civilian agateza amafandera ababaye. Rancheta nasohoka. Friends, colleagues and investors, I would yemwe bashora mari inshuti ndetse n'abanyamuryango. Introduce you to ndagira ngo aka kanya our host, the chairman of Connor Industries. Mbereke chairman wa Connor Industries. Darren Connor. Ariwe Darren Connor. Yagombaga kumutegura niwe ugomba gutanga ijambo boss gusa kwagiye gutanga ijambo tubonye fande yigendera. Ane babaye cyane umugura amusiga mu birori. Ngo ni birori byo gufungura resort yakuri. Hey. Meze bite sasa. Ladies and gentlemen, you honor me by being the first official guest. Bashyitsi bari hano rero umufite icyoro cyo kuba rimwe bashyitsi nakiriye bwa mbere mu birori byanjye. Of our magnificent no experience. Hey. Welcome to the Tanjala Beach Resort. Murakaza neza muri Tanjala Resort. Where you will never have to ask yourself why. Aha ntago muzibaza impamvu mwaje. Niho hantu ho kurira amafaranga. Before I created Tanjala, mbere yuko nkora hano Tanjala ngo magire heza nyine iki kirwa ngo nkigire icyakataraboneka. Nta kintu cyari gihari niko fandi kandi yigendera ijambo ntago aryumvishe ritesize umugore inyuma asokanye umujinya. Well, nothing but a wasted opportunity. Hano hari amahirwe aboneka ko asa nk'ayatakajwe. Ntacyo bahamazaga nyine ngiye naje kwakura mu bwigunge nafandi kwitaka. Buke na Amerika agiye mu kindi gihugu nyine bari bagiye mu butumwa bw'iki noneho Amerika abacuruzi babo batangira gukora ibikorwa muri icyo gihugu. Aha ntago ari muri Amerika. Fabulous island was flawed by inefficiency, archaic thinking. Hano bari batwaye n'ibitekerezo bya kera bidafite iterambere. Hano ubona n'abaturage bo muri kino gihugu batagira akazi naye natezamo ngo magire heza atangiye kwikina. But I have changed all that. Aha narahinduye n'imbaraga z'agafaranga kanjye gusa no afande nishimye ndetse yabasize mu birori. Bebe nabahaye amazi umuriro ndetse mbaha umwuka n'isi kugira ngo
kumbe wa mushuti we duhakuno abari gutunganya fireworks. Crazy ass pal. Ibi nibikiri gukora seka. How many jobs you got anyway? Nubundi gira akazi kangana gute? Umva nge ndarenze. Mwibutsa gukora subscribe kuri hano, ni hano hakuno tugomba kujya tubonekero. Get a kick on this. Kumbe de wa mushuti we wundi w'umusari I throw it up. ari gukora fireworks ngo ziri buze gukoreshwa muri bino birori hano hakuno. Yankurikira izo bari buze guturitsa muri iri joro. Don't give a shit. Hey. Amashuri atanga aho yasize umugore aterera amaso arareba. Hey. What's going on? Bimeze bite? You and a little woman having a thing? Wowe nawe umugore sai mwakoze. Boss was being an asshole. Umva cya boss cyese gitezamo mwana nge ndi kwishima n'umugore wanjye. And somehow Umenya ngewe hari I'm the bad guy. shobora kuba nabyitwayemo Oh, nawe. don't take it. Right? Oya wikwivuga gutya rega. You gotta remember, you Wibyegeza umutima sibyo? Hey. can't be waiting around for your sorry ass to show up, be all macho for it, right? Look, brother, Nta kibazo. I'm not the kind of guy to be giving a lot of advice. Ngewe ntabwo ndi umuntu uzi gutanga inama cyane nta nubwo aribyo menyereye. If I were you, Ariko mbaye ndi wowe. polish off those knee pads, head back up there and tell her how sorry I was. Nagira gutya nkamwegera. Like you, Ntabwo ngo ndagusaba imbabazi umubare mugore mwiza. so worth it. Nashatse kukuvangira mu kazi kawe dore niki. Hey. That how you did it? Ni gutya se wagiye ubigenza nawe iyo washwanaga n'umugore. Toya. Yeah, look at me now, right? Urabona njye areka kanya. World, my. Ngereka ntabwo nyapfa gushwana tangira kwikina nawe. Ntakuno gusa yavuye mu birori hari hakurya asiga umugore asa nk'utishimanye na boss yuko yavuye mu kazi mu butumwa bw'akazi avuga ati kanze kugirana ibihe n'umugore bari mu gihugu kitari Amerika ntabwo ari igihugu cyabo. Go on. Beat it. I'm about to light this place up. Uva mukangiye kwaturitse nyine ngiye kuzamura fireworks. Hydroelectric from the ocean. Twabakoreye ingomero ziva mu mazi n'iziva mu kirere mu zuba imirasire y'izuba. Geothermal from the earth. Dukora n'amageothermal tuyakuye mu butaka bwa hano hakuno twateje imbere boss ari kwikina. And the harnessing of wind. Ndetse aha hantu ndetse n'umuyaga turawukoresha tubyaza amashanyarazi. On behalf of Connor Industries, I thank you Nge mpagarariye rero sasa Kano Industries cyangwa se inganda za Kano. and wish you a very enjoyable vacation. Ndabashimira kandi bifuriza ubutembere bwiza mujye mutembera iwanjye munsigira agafaranga. Hey. Here's to it. Tunywamo byari ibyishimo gusa fande niyishimye yasize n'umugore hakuno. Beta teams tari barakwereka wa ndi hanze wakoraga fireworks yatangiye kuzituritsa. Hey. Ni ijoro ry'ibyishimo ndetse na fande asa nk'uwirengagije afatanya n'abandi mu byishimo ariko bamugira inama. Fande dore fireworks ni fireworks. Yerekane do katombagiye. Do. Hey. Ngaho. Nice job. These hicks wouldn't know it. Urabona ijambo rindikoze gutera mbigenje neza Like Karen Uri ngaho says, please reset. ari kumwe n'umugore wa fande n'umugira inama. Mingling. Nuko ibyo yemeze neza ahubwo twivange mu bakiriya. Iyo batagira ngo twabitaye. Fande waje ngo arye ikirori. Kumbi dore fande nawe bisasa nk'ababyibagije ari kunezerwa nk'abandi. Fireworks mu kirere. Abantu hakuno bose barishimye. Rebe kumbaraho hari icyo yumvise nyuma yuko fireworks bazituritsa hari icyo yumvise indi fireworks itari yateganyijwe isa nk'iva inyuma kureba dore kivayo cyerekeza hakuno afande kureba dore ngo imari ya boss batangira kuyirasa bacunze bari gukohereza fireworks bose yari ikanze iyo fireworks imeze ite kumbe bacunze bari gukohereza fireworks mu kirere bahita abanzi cyangwa se abantu runaka tutari twamenya ngo ni bande bahita barasa uno munara wa security wa boss kuri no resort ya Tanjara baratumura atari bashyira hasi boss arikanga business yanjye franga yanjye uyu kureba ahavuye iryo sasu avuye ikintu cy'ikibomba kumbe hari abaje mu kirori batatumiwe dore abagabo baje mu kirori n'intwaro kumbe resort ikirwa kiratewe gitewe nande abagabo tutazi hari abaje mu birori kubyangiza mu buryo tutazi umugabo yari atari yakira n'uburyo nyine boss yari kugera mwegera umugore kumbe arebye hakuno ibyo nkaho bidahagije ahise abona tayari ikirwa gitekirwa cya boss twatakara watanze sinyali kirwa kiratakwa ikirwa kiratakwa dore isasu dore urufaya dore umuriro abantu bakwira imishwaro kumbe abasekirite barinda hakuno batangiye kubarasa wa mutekano ugwa hasi uyarikanze ibyari ibyishimo dore ngo birahinduka ibindi bintu ibyari ibirori dore ngo birazamo abatumirwa batateguwe
abavumba baje nabi, abavumbyi kureba wibuka hakurya hasigaye umugore we agomba kujya gutabara. Gushaka kuno wa security yari we bamuhaye. Uyu nawe kureba dore abantu kuno bamanura, dore sasu do kwa boss byagenze no munsi wa mbere. Kureba hakuno uyu wibuka umugore warimo hariya, dore nguyu barinjira tayari, amatware barayigabiza. Amatware barayigabiza nta mikino. Kumbe boss dore umugore kunamureba, bararebanye. Umugore yarebanye n'umugabo ari kure sinzi icyo yamumarira, dore binjiriwe bararebanye. Joy yarahamagaye ndetse umugore yahamagaye ati Joy we, umugore wanjye arampamagaye reka ngere gutabara babe. Aje ni umusirikare yaratojwe, yinjiye nabi cyane, yinjiye gutyo genda inyuma ariko yatabara umugore. Ba muntu abagore barakundwa, bani baravutse uri umukobwa rwose ujye wigurira akantu. Uriya twakwitangira rega, dore kimbaraga z'umugore zikoresha, dore umugore wanjye baby uko uriya avuga ati baby tabare. Aro bambaranye hakuno Funsi kibikindi umugabo ahamutera, muzi neza ko harimo umugore wanjye. Bakomeje guturitsa hakuno nta mikino. Abantu bakwira imishwaro, wiruka mu bakwira imishwaro harimo umugore wa Fandi. Kumbe aba bajugunya hakuno muri kunyanduriza swimming pool. Ubundi muri bane, ubundi muzi ko muri gukora iki boss bamufata machine nta mikino. Hello, Mr. Kana. Uraho neza Kana, baramuzi neza cyane abaje ni bantu ki kuki bateye hano hakuno. Uraza gusobanukirwa ino episode ya kabiri. Anje arubambaranye amwaka imbunda agiye kurasa boss baramutambika ntago wabukirashe. Anje abate nabo nago boroshe abago kwambarana, dore ngabo nabo baby Joy bamuhanuye nabi cyane. Ni umugabo we bose bashyira hakuno. Joy ko yakaguye, hari uwasindagije yaraguye neza, yaguye nabi cyane kandi intege zamucitsemo. Joy ubaye iki? Kumbe Joy ko yakaryamye bamurambitse amaze kugwa n'iki, yararyamye yagiye kwicura neza. Ahamagara umugore ati Robine. Kumbe uko yicura imirwano yarangiye, ikigaragara cyo aryamye igihe kirekire. Umva banzuro ukameza amasaha menshi cyane uryamye aho ngaho. Reguka imirwano yahoshejwe, nibazi ngo byagenze. We yaryamye yongeye kwicura, ibyari umuriro byatuje, ntazi ngo byagenze bite. Gusa yiciye ahamagara umugore we Robine. She's still inside. Umugore wanjye aracyarimo imbere. Uyabajije ntacyo yamusubije. Urabaza umugozi ko ukina koko, wicuye ubaza umugore koko ibyabaye hano urabizi. Wakwibaza ngo umugore byagenze gute, yabaje ngo umugore wanjye aracyahari, undi ntacyo yamusubije. Yamurebye gutya, yamurebye gusa aramwihorera, yamurebye gusa ntiyagira icyamubwira. Urateta ngo umugore wawe aracyarimo imbere. Ntumbaze ngo icyamubayeho ni igiki. Ntungo mwimiki ya Bibu nkora iby'intare niki igihangange. Long awaited translator Dragon Fire nije yarahagurutse DC. Nagaze ngo umugore byagenze gute, nuwabaje yabuze icyamusubizira murebye gusa agahinda karamwica. Kugira hakuno dura abantu bameze nk'ari gusubiza ibintu ku murongo. Rewe ubona nta umugore ntawabona ibintu bisa nk'ibyavuye ku murongo. Abantu bameze nk'aho bari kongera gusubiza ku murongo ibyo byavuye ku murongo. Rewe bamukurikiye wa mushuti we w'umurobyi umukora fireworks. Rewe It's gonna be okay. umva aho muri ibintu biri buze kugenda neza. Local authorities are on it. Abatege nyine ubuyobozi bugiye kubijyamo nyine barebe ko bwasubiza ibintu ku murongo. Just try to relax, all right? Wegerageza kwirengagiza nko nta cyabaye. Hey, we're on TV. It's Umva turi kuri TV mwana. On TV. Amakuru yabereye hano dubaje kafata kuri TV. Siko nibonye mbaye umusitari. Ngwino muze muri ku televiziyo. Kumbe nibiki biri kuri TV. Ngo ibyabereye hano biri guca kuri TV, ndetse aruje kubarabura babwa ati twebwe ibintu byabereye hano byose biri kunyura kuri TV. Bimeze bite?
baje biruka barebe. Aya ni amakuru rero yo kuri Tanjara Beach Resort, aho abantu b'iterabwoba bateye bagafata imfungwa zigera kuri 20. Video rero sasa tugiye kubakinira hashize iminota mike ya uploadinzwe kuri internet, ndetse iyi video yafashwe n'umuntu wari uri muri resort imbere, niho iri kuva kakanya. Iyi video tugiye kubakinira ni ivuye muri resort, tubabwire ibiri kubera muri la resort ku kirwa. Kumbe dore video, kumbe do imfungwa zafatiwe n'iyo video bakinnye, babandi nyine bashimuse imfungwa bese bazifata video barayisakaza kugira ngo nyine igere hanze ntumba zikurikira. Hey, turi ngaba mu bafashwe, kumbe yabonye umuntu n'umugore we. Urasi Robine we, mugore wanjye bamufashe, yarebye kuri TV abona umugore we ari kumwe n'ibyihebe n'izindi mfungwa zigera kuri 20 zafashwe na fandi. Hashize imyaka myinshi cyane turebera ntacyo dukora. Ikihebe kiri gutangaza atari kuri televiziyo. Aho icyorezo cy'abanyamerika cyaje kigakwirakwira mu gihugu cyacu, nuko ngo umunyamerika yaraje amera nkaho ari kutuyoborana igihugu cyacu, akajya akorera mu gihugu cyacu byashatse, ntabwo tumushaka. Now it is your turn to watch. Aka kanya ndababwira ngo ni akanya kanyu tubahaye nk'iki gihugu murimo kugira ngo murebe ibyo tugomba gukora cyangwa se ibyo twakora ibyo ari byo. We will kill all the hostages in 24 hours. Harabura mu masaha 28 turaba twishe buri mfungwa yose dufite, bikarimo umugore wa fandi. If you wish to spare their lives, nimba mushaka gukiza ubuzima bwabo, you must pay tribute. Mugomba kuduha agashimwe. Nabwo bavuze ngo muduhe ingurane, bavuze ngo nimba mushaka gukiza ubuzima bw'abantu bw'izi mfungwa twafashe ni muduha agashimwe. Iyi mudushimire ko twakoze neza, ni muduha agashimwe nyine turabarekura bano bantu. Hey, Tribute. ngo tubaha agashimwe, bakita agashimwe se? Infidels, that's you and me, buddy. Umva rwose batagize icyo babona bakwica. Siko wagira ngo bakoze neza ngo bagashimwe. Ransom. Ni ingurane cyangwa se amafaranga bashaka kumba kwika dore bafashwe abari ndetse ngaba. What? No. Oya kugira ngo bereke isi yose n'ababareba ko nta mikino bafite, bese bafata imwe mu mfungwa. Mwimujyana bafashe imwe mu mfungwa zirimo ngo bereke ababakurikiye ko nta mikino, ndetse bafite uburenganzira bwo kwica n'ubushobozi bwo kwica abantu babikora. Izindi mfungwa zirebera hari imfungwa imwe bakuyemo byankurikira, barayifashe imfungwa bazirikana hako, bereke isi yose ko ntacyo badashobora gukora mu gihe badahaye ngo icyo bisa agashimwe, ariko abagisobanura neza ni ingurane. Bafashe imwe mu mfungwa bayishyira imbere hano, bashyira icyuma ku ijosi. Murebe ni mudatanga amafaranga, uyu ni uwa mbere tugiye kubahaho urugero, n'abandi turabagenza gutya. Dore ngaha tayari bahise bamwica, bahise bamukerera bamukata ijosi bashyira hasi. N'umugore wanjye arimo we, dore ngo afande aragira ubwoba. Umwe mu bo bagize uwo batanze urugero ni umwe mu mfungwa, byanashoboka ko bari gufata Robine umugore wa afande akaba ari we batangaho urugero. N'Imana ibikirinze umuntu byankurikira. You gotta help me. Umva ndagira ngo umfashe boy, urumva? Get her back. Ndagira ngo umfashe uriya mugore wanjye tumukure muri biriya byihebe ngo tumugarure. Ibaza ariko maze kubona umuntu bamwica bamuca ijosi, undi akaba ngo tugende tujye hariya nyine tujye gukiza umugore wanjye. Umva tuza mwana, tuzi ibyo urimo ntabwo ubizi. Ibi nta kintu twabikoraho, ndakwinginze ntumvange mu bintu, reka da nagize amahirwe se bamfata. Umva aka ni akazi ka gisirikare, ngenda umusivile, ntabwo nabona umuntu wambaye igisirikare, reka. Listen, brother, I was never a hero. Umva muvandimwe rero ntabwo nigeze mbaho intwari cyangwa se ngo mbe umuntu birata ngo dore intwari. Right? Okay, in a group, part of a team. Yewe sinigeze narota kuba intwari cyangwa se ngo maranire kuba intwari, ibyo ushaka kunjyana mu byo kwigira intwari, reka. Something like this? Reba ni ibintu. No, I'm sorry, man. Umbabarire. Sorry, I can't do it. Ntacyo nagufasha rwose. Reka ahubwo nakuva iruhande utakomeza kunyoshya nkishora mu bupfu. Urashaka kugira ngo akakuraho umugore we. Umugore yafashwe n'ibyihebe, yafatanywe n'izindi mfungwa, imwe barayishe ngo masaha 24 birabirangiye, barakwereka tayari. Gusa
aho bafungiye ni ku kirwa hakuno n'ubu ntabwo bajyanye kure y'ikirwa nyine iki kirwa ni Kigali dore imfungwa ngizo bazinjije hano hakuno bagiye bazifungira bakontorori leta ikora amakosa gatoya bahita bazica zose basabye ingurane y'amafaranga runaka ariko bahise agashimwe dore imfungwa hano zagizanywe harimo na Robin dore ngabo mwaretse we waretse kwiyenza abantu ndagira ngo munyumve de Robin ngo atangira kuvuga byinshi kandi umva twakora ibyo mushaka byose n'umugore wa Fandi gusa icyo twabasaba ntimugire uwo mubabaza nuko yatagira umuntu mubabaza cyangwa mudutera ubwoba nta nubwo tubaza rero bakandagirira hasi ntabwo twigeze tubona isura yanyu kubundi we nivuzivuzi baramuhagurutse ni isura yanjye ushaka none isura yanjye wayibonye gwa hasi gatsindwa umva namwe mukuremo isura bababona hano bakuramo dore bakandagiye hano isura ibyihebe bikuramo isura barayibona hey bosi nawe arimo mu mfungwa bosi mukuru ikana ibirori bigenze nabi cyane hey umuryango wanjye umva bosi atangira kuvuga ubundi bano bantu ni bande ni bosi nagaze ngo ni ibiki ni nabandi abangaba ni abitandukanyije na leta separatists bo icyo bagamije no guhagarika ko abanyamerika bagira ibikorwa bakorera mu gihugu cyabo hey umva abantu bari gushaka uburyo twava hano hantu we muze mutuze turubuze gutaha muhumure umugore wa Fandi yatangiye kubahumuriza kumbe byihebe bivayo kuvayo bihita bifata bosi wahako ni kana baramutwara numbaze ko we bagiye kumwica uke niwe mari nkuru kumbe hakono leta nyuma y'amakuru tumaze kubona ntabwo ibintu twabiceceka ngo tubirebere gutyo biri kuba ni leta hakuno dukora iki rero Makil Shaw, njye nitwa Makil Shaw, diplomatic advisor on behalf of the Kusam government. nkabanje mpagarariye leta ndi umudiplomate uhagarariye leta nyine ngo twige ku kibazo kiri kuhariya kuri kiriya kirwa nyine uyaje ku kirwa nyine ngo yige kiri kuba hakuno hey Blueprints to the resort. dore ni igishushanyo mbonera cy'iki kirwa resort ngo iteye gute bamenye ko bakinjira bagatabara imfungwa. We have the perimeter surrounded. Hano turabizi neza harazengurutswe. But I will not attack. Ariko ntago ndibuze kwataka Fandi yarabyanze. Until we know more about the terrorists. Ketse tumaje kumenya amakuru hagije ku bantu nyine ku byihebe kuko ushobora kwataka gutya wihuruje ugasanga wicishije imfungu. That's all right, Commander. Ibyo nibyo Commander. Rwose ibyo turabyitaho. Ninde ukumbi ufite umugore ari mu mfungo yesa abaza ati ninde uhagarariye kujya kuboza zira mfungo. Sir, this is off limits. Umva bino ni bya gisirikare bigendere kuri. Please wait over there. Umva tegerezaho. Somebody's going to talk to me. Umva umwe muri mwe agomba kuvugana nanjye birandeba. Wibukane n'umusirikare. Ho. Umva mumufata. Mumwihore. Wait. Mwe mumuretse. Let me. Reka mvugane nawe nta kibazo. Hey. Ntiyaraka umugore yamuburiye hano hakuno. None n'umusirikare nta kintu wazumukangisha. Ho. I apologize for that. Umva ibyo mu byihangana. No, dealing with military. Umva ibintu guhangana n'ibintu bya gisirikare. It's like playing chicken with a brick wall. Ni ibintu byatoroshye cyane. No offense, of course. What's being done about the hostages? Imfunga mugiye kuzimarira iki aka kanya muri kuzitegurira iki? Kibazo abajije. Weka mu mfunga ari umugore we. I said with you, Mr. Joe. Ngendi Joe. Yanze kumubwira amakuru ku mfunga. 2 days is kumbe hano hakuno afande bana nani boss baramufashe ibyebe tugaruka ku byebe byafashe boss. Acceptable. I will be dead tomorrow. Umva ntago iminsi ibiri byakwemerwa ejo tugomba kuba twabonye amafaranga. Just make it happen. Umva mutume biba. Fatira. Bashaka ko kwabona amafaranga nyine boss yamagaje amafaranga bahe bano bantu ariko bamurekura. The money is on its way. Amafaranga ari mu nzira ari kuzano hakuno. Tribute
oya ntago ntuyita amafaranga, yita agashimwe, n'agashimwe muduhaye byihebe. Yeah, sure. Okay, reka tubyita agashimwe nk'uko mubishaka nta kibazo. You touch just one hair of my head. Ariko muraramuka mukoze no ku gasatsi k'umutwe wanjye, You can kiss it all goodbye. ibyo amafaranga mubyibagirwe. Hey, muramuka mundiye n'akara, munyeganyije n'agasatsi, amafaranga mushaka ntayo mubona. Just let us go. Hey, muritureke twitahire. It's on its way. Amafaranga muri buyabone, reka dutahe mutureke. Hey. Oya. I got what I asked for. Njyewe sasa ibyo nshaka n'ibyo nabajije ntago ari ibyo ngiye kubona, amafaranga ngiye kubona ntago ari icyo nshaka, bwo n'ibyo nasabye. We were living in paradise long before the great white hope came to our shores to save us from our happiness. Abanyamerika mutari mwagira hano hakuno, twabagaho muri paradizo, mutari mwaza mwebwe ngo mutwambure ibyishimo twagiraga. Hey, You don't know what I want. wowe ubwe ntago uzi icyo nshaka. Mana yanjye, turapfuye. Ino episode kabiri bose baramurikura. Think it's working. Ibintu biri buze gukorera. Either way, little brother, the message will be sent. Niyo bitakora icya mbere tuzi neza no kubutumwa buragira kubo bugenewe. It's all falling into place. Hey, gihe biri gukontorora ikirwa, byafashe imfunga. Political disaster. Umva, ibintu n'ibintu bikomeye cyane muri politiki. I am the one who convinced my government Ni njyewe wingize leta yacu, iki gihugu cyacu, to allow Khan Industry to purchase the old resort kugira ngo bemere kona kubaka hano hakuno ino resort, from the local owners. hanyuma afata abantu bari hano nyine abagurire bavemo. Ni nabyo kandi nicyo cyabarakaje ngo abanyamerika baraza bagakuramo abaturage. Now I have to negotiate the release of the hostages. None ubu ninjye ugiye kugira uburyo numvikana ngo barekure imfungo. I can't believe this is happening. Ntago ndi kwizera ko bino bintu biri kuba. I'm with counter security. Are you sending Njyewe ndi kumwe n'umutekano wa Kana. in troops? Ese nanjye nimwanyohereza abantu bari buze kujya kubona imfungwa, nanjye nkagenda ndi kurwana. Arumva ashaka kubitungana ukabyibereyemo, ashaka kwibohoreza umugore we. My government is extremely reticent Umva, leta yanjye ntago ijya yoroha to engage in military. iyo bigeze mu gushyira abasirikare mu bikorwa nk'ibi, Hostages are killed. kuko dushobora kubibukira imfungwa zikicwa. We could have an international. Ibi ntabwo twabona icyo tuvuga imbere y'amahanga, We're still waiting on word from the US, ndetse na Amerika ifite uburyo idutegereje. which means Icyo bisobanuye, waiting to see how we deal with it. barashaka kureba uburyo twivana muri kino kibazo. Dude, Murashaka gukora iki rero? Ufite uwe mupango ubundi wowe? I've already done it. Umupango wanamaze kuwutegura kare, utari gukoresha igisirikare cya leta. Ni mupango ki? Akivuga gutyo hari imodoka yavagayo. Wari umupango yateguye uhabanye no gukoresha igisirikare cya leta, ngo hari indi plan B yakoze iri buze gutabara imfungo. Ni plan ki? Ngabo mbashimira urukundo muri kugereka ni rwinshi. Ntaho ngiye ariko ndahari. mercenaries. Uzanye aba mercenaries. Better trained than most of our soldiers. Bano barusha abasirikari gutozwa, baratojwe bikomeye And accustomed to dirty work. kandi icyo bamenyere ni ukwica bano bari buze kuboza ziriya mfungwa neza cyane. Bazanye aba mercenaries, nta mpamvu yo gukoresha igisirikare cy'igihugu. Ngaba hakuno nuko bavayo ngo ni babi cyane. For sale to the highest bidder. Ndabona batanze amafaranga menshi And letting them die. biruta ko bapfa nyine. Hey, Blondie. Nervous or what? Ngaba uwabahamagaje n'uyu. Thank you for responding so quickly. Murakoze kwa mwitabye hakiri kare, mwihuse cyane, murabangutse. Who's that? Uriya ninde muri kumwe? He's with Kana Securities. Uriya yari kumwe n'umutekano wa Kono, bwo ari kuvuga nyine uyu mugabo Joe. Marine Recon. Congratulations. Nuko rero mwabwe bahabafatanye. Now, get him out of here. Umva rero uyu mugabo uri kudukurira agomba kuva hano, nitwamagaye ku kiraka kandi tuvanga mu ndi muntu, banze ko ntago bashaka ko Joe baba bari kumwe. I am with you. Look, I've been inside. I know the layout. Please, sir. Umva, Just leave it to us. ndagira ngo ubiturekere ubivemo kabisa, wa tipe banze gukorana nawe. With or without you, Naba ndi kumwe namwe I'm going. cyangwa se ntari kumwe namwe, Yeah. ndibuze kujya hariya kandi ndakora akazi nk'ako mugiye gukora. You do. Wibeshye udukurikire, I'll consider you an enemy and leta ngufata nk'umwanzi niduhurira ku rugamba, shoot you on sight. mpita nkumena ku gahanga ugatsindwaho. Bamuhaye gasopo baramubujije. Down. Hey, I'm taking over. umva turaza kubyitaho. Bamubujije kujya
atabara umugore avuze ati reka nubwo ushaka kujya kurwana reka wijyayo wibuke abantu babafatiye hari mu mugore we. Arakora iki? Dore ngabo bafashe abo bafashe nibo babafungiye babujije Joe kujya kuba yatabara umugore, gutabara izindi mfungwa. Mu mfungwa no wibuka ari mu mugore we, urukundo rwe nibwo yaramubonye ngo byibuze bishime nyuma yo kuva ku kazi. Ariko yambwira ati wese dukurikire. We arakora iki? Arakora iki ahantu abantu ko bakeneye ubutabazi? Ari buze gukora iki? Dore ngaba uko bakaryamye, uko bari hakuno bakeneye ubufasha. Gusa abamasenarizi baje baravuze bati wibeshye dukurikire. Agahanga turakamena. Kandi we yumvaga yakagira disidore n'umugore we arimo. Urukundo rwe rukomeye cyane. Turabizi urukundo bafitanye, urukumbuzi narwo bari bafitanye kubera aho yabaga. Wakwibaza ngo akakanya arakora iki? Icyari bukore turakibona neza muri episode ya 3. Mubwira ngo kugira ngo udacikwa, nimba utarakoze subscribe ukora subscribe. Iyo nakagaruka ni buri munsi kandi ngushyira akantu keza cyane. Mubwira ngo ndakwikundira maze ciao bye nyagasana kundindire. Naho muri episode ya 3 tumenya ngo Joe akoze iki kugira ngo arebe ko yakwifatanya n'abandi cyangwa se yahamya ko umugore we avuye mu maboko y'ibyihebe. Ciao bye nyagasana kundindire.